dukomeze rero inzira y'umusaraba rero ibintu byongeye kuba rudubi, byongeye gusubira inyuma, byongeye kutubana bibi cyane cyane ku bakunzi ba Iribagiza. Ubushize twabonye icyo bita umusaza papa wa Emily adutenguha ku buryo bukomeye cyane. Twarabibonye kuko witwa umusaza wa Iribagiza nawe amamo kumubwira ati tugomba gushakisha uburyo tubona imitungo, tugomba gushakisha uburyo tubona cyangwa tumenya abantu batwiciye ababyeyi, tugomba gushakisha buri kimwe cyose. Ati niba ngombwa tugomba no gufunga abangaba ba kamarade, tugomba kubafunga. Ariko hano Iribagiza yarabavuganiye, aravuga ati rero ndumva amakuru yo wowe utayafite, ariko witwa kamarade na Emily baramfashije cyane kandi twese turabizi yuko kamarade na Emily bafashije Iribagiza cyane kugezaho rero umusaza yahise amubwira ati nimba baragufashije nta mpamvu yo kugira ngo noneho tubafunge. Ati rero ugomba kumuza nabo kugira ngo tumenyane ndetse tubashe kubakuramo n'ayo makuru, banatumubwire aho iby'iyo mitungo iri. Rero ibyo byose twarabibonye, tubona witwa Rugema akubitana n'umusaza, arangije umusaza amwihera impapuro zose z'imitungo yo kwa Iribagiza. Ibintu bibabaje cyane, twamaze kubona yuko bibabaje cyane pe. Uyu musaza yafashe ibintu by'imitungo yose yo kwa Iribagiza aba abirambitse mu maboko ya Rugema. Ntabwo tujye tumenya, duheruka twiga Rugema atabye, duheruka Rugema ari mu maboko y'uwitwa Emile na kamarade. Ntabwo tuzi ukuntu byagenze kugira ngo ace mu maboko ya Emile na kamarade, kuko twe twaje kubabona ari kumwe, arimo gutangwa, arimo guherezwa ibipapuro. Rero aka kanya ntabyo gutinda, ni naho twakomereje tubona impapuro zigera mu maboko ya Rugema, kandi Rugema ahita abwira dogiteri, arimo kumubwira ati rero uzi ukuntu bimeze, ati biriya byana byawe nabonye biba bitari serious, ati wowe ngiye kuguhindurira ubuzima. Undi aramubwira ati nizere yuko nyine utazandya. Ati humura ugomba kuva mu cyaro ukaza mu mujyi, urumva ngomba kuguhindurira ubuzima nawe ukageza. Ese uyu mudogiteri imyaka yose yabitse imitungo no kugira neza, niho agiye kuba umuntu mubi cyangwa n'iyindi kata? Kuko hashobora kuba ubwabyo izi mpapuro bashobora kuba bamuhaye impapuro zitari original, byaba ari sawa, kuko wenda bazimufatanye ku mpapuro zitari iza original, akaba ari nk'agatego, ari impapuro zitari iza original. Uyu nguyu Rugema bazimufatana bakamufunga, kuko ntabwo ndimo kwibaza na n'ubu ngubu uko uyu musaza ashobora gukora ikosa ryo kuba yatanga izo mpapuro, yatanga impapuro yabitse hafi imyaka irenga myinshi cyane, ngo abe aribwo abonye uko agiye guhemuka. Kandi noneho si yabahemukiye na Iribagiza gusa, yabahemukiye na ba kamarade ndetse na Emile, harimo umwana we warwanye ku ntambara, akamuzana akamufata neza. Rero ntabwo ndimo kwiyumvisha neza yuko izi mpapuro zaba ari iza original cyangwa hakaba ari indi kata. Ntabwo nakizera yuko dogiteri yagambana, njye ntabwo mbyizeye, zabyiza ari uko mbibonye. Aho ngaho rero twavuye turangije twigizira no kuri nde hano witwa Kanyana ndetse na Iribagiza. Rero Iribagiza arimo kubwira Kanyana ati njyewe na n'ubu ngubu ntabwo barama umuringa wanjye, ati ntabwo barama umuringa wanjye, ati kandi niba kumba ndimo kwibaza nimba nzakomeza kuba ngaha. Undi aramubwira ati yego nyine uzakomeza kuba ngaha. Undi aramubwira ati reka ntabwo ushaka yuko nkomeza kuba ngaha, sinakomeza kuba muri bano bagome, ati aba bantu bangize gutya, urumva. Ati rero ntabwo nshobora gukomeza kuba hano. Bivuga yuko witwa Iribagiza nta nubwo aramenye neza yuko uyu muryango uri mu bagize uruhare
mu gupfa kw'ababyeyi be. We aracyazi wenda yuko bo bamureze wenda bakamurera nabi, ariko ntabwo ibi by'urupfu rw'ababyeyi be aracyashakisha ngo amenye abantu bari inyuma y'urupfu rw'ababyeyi be, kandi twakomeje kumvamo uyu muryango ko birimo umuntu witwa Rugema kabirimo. Nta nubwo aramenya yuko ahangaha bicaye ari mu mitungo ye. Niyo mpamvu bavuga ati hano hantu sinakomeza kuhaba, nahita nigendera. Ariko mwibuke yuko aya makuru yuko hano ari mu mitungo ye nayo afite. Nta makuru afite yuko hano ari mu mitungo ye cyangwa mu mitungo y'iwabo. Gusa hano twavuye ariko amaze kuhakanira uwitwa Kanyana, amubwiye ati ntabwo byashoboka rwose yuko naguma hano, ntabwo byashoboka. Ako kanya uwitwa ntabwo turamumenya neza ariko ni mushiki wa Rugema yahise yinjira. Nimba bamwita sinibuka, ntabwo mbyibuka neza fresh kuko ni mushyashya. Yahise aza arangije uwitwa Iribagiza kuko amuzi, ahita ahaguruka ahita amubwira ati ndagira ngo umereze, tutaravugana ibintu byinshi, ndagira ngo ume umuringa wa mama. Mwibuke yuko witwa Iribagiza umuringa yawatse Mukanambara akamubwira ati umuringa wa mama wawe twawuhaye uwitwa mushiki wa papa wawe, twawaye umushiki wa Rugema. Ati rero ugomba kumurindira. Mushiki wa Rugema rero adaciye ku ruhande yavuze ati umuringa wawe ntabwo ari njye ufite, umuringa wawe ntabwo ari njye ufite, ufitwe na Mukanambara baraje baratonganye. Mukanambara avuga ati umuringa ni wowe ufite utange, n'undi akamubwira ati umuringa ni wowe ufite utange. Mukanambara arangije ahita amufata ukuboko aramusohora. Hashize uwitwa Iribagiza bimucanze ahita abwira Kanyana amuga ati wabonye ibintu urimo kunkorera. Ako kanya witwa Runuza Mukanambara ahita yinjira ahita avuga ati kudasohoka ngo ujye kubwira uriya mugore ngo aguhe umuringa wawe. Ati kudasohoka ngo ujye kubwira uriya mugore ngo aguhe umuringa wawe, uri mu biki? Ati sohoka ugende ubwire uriya mugore aguhe umuringa wawe. Undi aramubwira ati ariko njyewe umuringa ntabwo ari njye wawumuhaye, wowe wamuhaye, genda uwo mwake. Baguma muri ibyo ngibyo. Uwitwa haciye akanya uyu mushiki wa Rugema araza yicarana na Iribagiza arimo kurira amubwira ati ese wambabariye yuko ko Mukanambara yambwiye yuko ari wowe ufite umuringa wa mama, ati wowe umaye. Undi amubwira ati mwana wanjye njyewe nta muringa wawe mfite. Ati nta muringa wawe ngize, ati nta muringa wawe mfite. Ati rero n'uwo Mukanambara niwe uba ufite. Ako kanya uwitwa Iribagiza nako witwa Fabiola abaraje ahita nawe yungamo aravuga ati ubwo arimo gusa nkaho nyine akina ku mubyimba. Witwa Iribagiza abwira uyu mudamu aramubwira ati ariko nyamara watanga umuringa w'abandi. Ati tanga umuringa w'abandi. Ati murimo gucunaguza rwose Iribagiza. Ati mwihangane mutanga umuringa w'abandi. Undi aramubwira ati ariko ni Mukanambara mukuru wawe ufite. Undi aramubwira ati ariko wareka kubeshyira Mukanambara. Ati ugomba kuwutanga umuringa w'abandi. Ako kanya witwa nibwo twabonye uwitwa uyu nguyu witwa Fabiola ndetse Mukanambara yahise yinjira. Mukanambara ahita aza ati ariko uri mu biki, watanze uwo muringa? Bakomeje baraharira umutwe uryo witwa Fabiola, nanjye umutwe urandya, namwe mwese mwabonye umutwe waturiye. Aba bagore barimo kwirwa, barimo kwibaza ese undi wowe nawe urimo gukurikira, murabona uyu muringa ufitwe koko na mushiki wa Iribagiza nako na mushiki wa Rugema, cyangwa ufitwe na Mukanambara, cyangwa aba bagore bose barimo gushaka gutesha umutwe uwitwa Iribagiza kugira ngo ibyo muringa abivemo. Ati dukomeze wenda tuvuge ngo ni wo muringa ufite, undi ni wo muringa ufite, kugira ngo witwa Iribagiza bimucange. Nk'uko Fabiola yavuze ati turiko murimo gucanga uyu mwana rwose, ubona nyine sinzi wowe ukurikiye ino filime urimo kubona uyu muringa uri hagati hehe? Se aba bagore bose barimo kwigiza nkana, cyangwa Mukanambara arimo kubeshya, cyangwa uyu mugore wundi arimo kubeshya, cyangwa bose babirimo? Kuko hano ibintu byageze aho ngaho nanjye umutwe urandya pe, umutwe urandya cyane. Aho ngaho rero
twaje kuhava turangira duhita twigarukira mu rugo rwo kwa Cyusa witwa Cyusa arimo kuvuga ati mama kuru rero witwa mama Cyusa aramubwira ati tujye rwose nafashe gahunda yo kubwira afande yuko umwana wanjye amukunda. Ati nafashe gahunda yo kubwira afande yuko umwana wanjye amukunda. Aho aka kanya uwitwa musaza w'Iribagiza azi neza yuko Sylvie amukunda. Mwibuke yuko n'uwitwa mama Kanyana yaravuze ati kazamubwirira yuko azabibwira afande yuko Kanyana amukunda. Ese uyu afande we bizagenda bite? Aba bakobwa bose azahitamo nde areke nde? Ariko we agomba guhitamo nyine uwo ashaka of course. Ariko se umubano wa Kanyana na Sylvie wo bizagenda bite? Nabyo filime iracyari mbisi. Iracyari mbisi rwose, filime yo muracyayireba. Nicyo kintu nababwira yuko filime yo izakomeza igende paka. Nibwo hano witwa witwa Cyusa yahise avuga ati ese aho ngaho ntabwo byazamera nabi koko ari nka bya bindi ukumva ngo umukobwa ngo yagize yitereteye umuhungu. Mama aravuga ati yego nanjye niko nari mbizi, ariko witwa nyir'ubwite kubibwirwa yaravuze ati aterega ibura na kera byaragize, na kera ababyeyi badushakiraga abantu dukundana nabo, badushakiraga abadamu, bararambagizaga nyine ibintu nk'ibyo ngibyo. Undi agira amatsiko Cyusa aramubaza ati se we yagusubije ngo iki? Ati rero yaransubije ati hari umukobwa yari afite ariko wabonaga nyine atabirimo neza, atarabigendamo neza. Ati ariko yarambwiye yuko abimenye, cyangwa cyo nuko yarabimenye. Ubwo rero ategereje kubitekerezaho kugira ngo yaduhe igisubizo, nimba azakatira umukobwa wacu, nimba azagira ute. Hano ntabwo tuzi icyo afande azagira. Aho ngaho twavuye tuyongeye twigarukira hano kuri uyu nguyu witwa nde, kuri uyu nguyu, kuri n'undi ku bavandimwe witwa Fabiola ndetse na Mukanambara arimo kubwira Fabiola ati tugomba gukomeza kwirwanaho paka ibintu bikagenda neza. Mwibuke ko ubushize yarimo kwibaza ahantu ari bukura amafaranga ye yabaye ayibura rwose. Nta hantu arimo kwibaza, arimo kuvuga ati mfite 8 miliyoni. Ati rero izindi 2 ntabuze ahantu ndi buzivane. Witwa Fabiola hano yamubwiraga ati ngiye rwose njye nagize ubwoba kuva igihe abantu bamfatiraho icyuma. Ati bariya abagabo baneye ubwoba pe. Ako kanya mu gihe barimo kuvuga gutyo rero witwa Rugema telefone yasonye, bahita bumva ni Rugema arangije arababwira ati nimugire ikibazo abo basore witwa Kamarade na Emile nimongeye kubatera ikibazo. Bahita bose babyara rimwe baramubwira ati se wavuye mu maboko yabo? Ati ubu ngubu ntabwo ndi mu maboko yabo. Ati kandi ikindi kintu, imitungo yose, impapuro z'imitungo yose ndayifite ku bw'aka kanya ndi kumwe na dogiteri, abandi bariruhutsa. Ati ubu ngubu ntabwo ukiri kumwe na ba Emile, ntabwo bagufite. Ati ntabwo bamfite, nta burenganzira na buke bamfiteho. Ati ubu ndi kumwe na dogiteri, ati mfite impapuro zose. Ati ubu ngubu noneho naza tukagurisha tukimuka. Ati naza tukagurisha tukimuka. Tugiye gukomeza rero kureba ibyo ari byo, tumenye nimba ari iki, iyi mitungo ari nako ibi bipapuro ese ni ibya original, ese umusaza arahimutse, biranze arahimutse kubera amafaranga. Sinzi ko bimeze, situzi uko bimeze. Ciao reka dukomeze dutegereze, tubanze turebe bya Rugema ndetse n'izi mpapuro ndetse n'ibi byose, turebe aho bigana. Gusa ariko filime yo yakomeje kuba akasamutwe. Ciao mukomeze mugire ibihe byiza.